ngira ngo ejo wabonye n'amakuru avuga ko ngo arimo yirukanka arimo arahigishwa Ruhindu David n'ubundi bashobora kuba ngo baramukanze batisha bati mugabe ibyo bigira byose mu Ventura gushyiraho amatimu yo kuzakufata muzima urumva bakazakubaza rero ibyo wiri gukora wica abaturage abantu wirirwa utwara wirirwa ari n'ikibazo kugumya guceceka kwiwe ni ikibazo gawibuka ko hari abafashe mushaki mu Ventura icyo gihe yegerezaga kugera muri zira za hariya ni Karuba na ntuza na Rwanda turaduce ariko se Tshisekedi karimo kwashya ibindi bihugu gufata ibihano we yabanje akabifata ariko rwo kandi nabo barayohawe inkoni yo kuyobora siyasi kuri Omar Bongo Ondimba niba nta video zabo nabonye nabavuga iringa bati ntabwo ari bupfe territory of Masisi now Tshisekedi and some of his general are divided ati aswivure none se iyo Twitter hando kabayikoresha tubakeka bafitiye imwese the blood of Tutsi they killed in Kichanga Rubaya Bihambwe Mahanga and Mushaki are hunting them amaraso y'abahiga atareka kongera kanahigwa n'amaraso y'abantu bamenye byiza shuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com tubakuramujije kandi tugwaye ikaze mu kiganiro uruvugiro ndi kumwe na mugenzi wawe David Eugene Marshal wa mugana ngo utagira ingabo general utagira ingabo kare Marshal ni rank honoraire ntago ari honoraire mu gisirikare ariko buriya se ushaka ko nka Bunyoni yaribonye kubwo kugira cyangwa yaribonye ko ari kwiye ahubwo ubu nibwo RCC wa Misiri ubu nibwo Bunyoni yaza kumenya ko honorere koko none se ayoborira hari the boss mwenyewe mu gihugu ubu ugomba kubanza nyine niwe ugenda ibyo byose iyo bitameze neza no gukora ibyo byose kandi ugashiduka nyine byose. David rero tuwakiriye abakunzi bacu ba Bwiza TV na bwiza.com mu kiganiro uruvugiro ejo hariho nabiriwe bandika babaza ati ese kuki mutakoze ku gatandatu nyamara natwe turi mu isabato ntabwo muzi yuko tujya ku isabato twebwe se tuba turi mu isabato dukeneye nibura no gufatamo ka pause gusa ariko nabije ko mu minsi iri imbere hari igihe twazajya tubaha ibiganiro buri munsi ubwo uzarokirita abantu nyine abantu badafite idini batemera Imana se bashobora kudufasha nabo bakagira natwe turukeneye kuruhuka ubwonko bwa bwabishye so rero tubahaye ikaze mu kiganiro uruvugiro ikiganiro kiri buze kugaruka ku makuru atandukanye hano mu Rwanda ndetse no muri Kongo ko ntitubujye kure ahanini turagaruka kuri ya nama ya CAC yabaye ku munsi w'ejo inama mu Rwanda rwitabiriye ku ikoranabuhanga mu buryo buri physical ntago rwagiyeyo kandi nabwo hagiyeyo biruta niwe wavuze kuri iyo video conference yego inama none kandi Tshisekedi yongeye kugaruka David ku Rwanda yongeye kugaruka ku Rwanda ariko turagenda mu burasirazuba bwa Kongo turebe uko situation zibijyanye n'urugamba rwa Ventura n'ingabo za guverinoma aho bigeze ndetse nitubona umwanya ikiganiro tukabona dufite iminota turareba no ku mushyikirano n'amushyikirano izaba ku munsi w'ejo no kuvuga ngo no munsi izatangira ku 20 igeze ku 28 izajya ku munsi wa mbere igeze ku wa kabiri n'ubundi nkuko bisanzwe. David rero hari abantu benshi nyine bavuga ngo kuki mutadusuhuza twebwe bati kuki mutadusuhuza kandi rwose ikintu cyo kudasuhuza abantu hanza kiza kuba ikibazo ariko rya bari benshi bakabanga 150 ukavuga utese ndahera kurire tuzahitamo kujya tubareka tubasuhuza muri rusange aho uyu tumwebaze dushaka kumusuhuza Monique Ntunga tumusuhuze nawe Benita Gasore Joyeuse Mararungu inshuti yacu akadasoko kuva na kera Terence Kwizera Fisto tumusuhuze Innocent Ndikumana Christophe Akizimana Neza official tumusuhuze Rwaneza nawe tumusuhuze John Mpunda Charles uwo muntu aba Australia
uwo muntu avuga ko aba Australia naravuze se tugira abantu muri ba Australia tukagira abantu muri za Nouvelle-Zélande harimo Chris harimo Marigolette wakomeza ukareba n'abandi harimo Marigolette uyu witwa Afro Picture abakure ahantu bita Kingston handi kwa Ntusi kwa Bob Marley muri Jamaica rwose akavangwa ntibatuvoje inkuru nziza uba muri Finland muri pays Scandinave tuhagira abantu badukurikira benshi harimo abitwa amazina atandukanye kuyarondora banza bigoranye mpatsi ibihugu se wiwe kandi surirwa Vedangira amahirwe Sylvestre Witonze Didier Musone Manuel Nzitonda Mugabo Jire ni benshi ni benshi tuzuzamo nka 20 abandi tuzabahera kundi munsi ni benshi rwose ubwo abaza mbere nibo tuzaya dusuza abo comment ziza mbere ariko Damien nkaka waje kumwemeza gute Damien nkaka turamusuje muri Canada no muntu ujya wemera ibintu bigoye Damien nkaka nawe no mu revolutionnaire rwose ariko ntago yemeraga se reka ntago biba byoroshye ariko nyine turamusohoje kutemera ko imvuga so ukundi nuko nyine gukora ikiganiro ukagira ubwo umwemeza akavuga atereka kuko aboneka muri commentaire zacu nyinshi gusa Damien doretse guhurira ahantu muri Legacy Hotel ngo musuhuze nukungira gutya ndakubura nkuhamagaye ntiwanyitaba ntabwo nzareka kubivuga ibyo ngibyo pe Damien nkaka n'inshuti yanjye wewe n'inshuti yawe murashobokana Nase hari ikibazo cye abantu tumvikana nabo n'abantu barwanya u Rwanda bariya bamuka umugabane w'ahandi n'ababa mu Rwanda nyine badafite urumva rega ku buryo bwo gutanga ibitekerezo ariko bitanga usesereza cyangwa se ufite uburyo ushaka ahita kumanukana rero akakubwira ati we ati ibyo bintu sinshaka kubyemera nanga hari abantu barimo kwikoma urumva barimo kwikoma ariko Damien nkaka courage kabisa kuko urumva ntawa dusenyera igihugu duhari tureba ngo bivemo abantu bavuga ati ntago tubazo ariko ikindi kinahari hari abigeze kutubwira ngo dusuza ngaba diaspora gusa ariko babanditse bagashyiraho n'ahantu baherereye umuntu ati ndi USA urumva hari uri mushigane witwa Zoro urumva nkuyunza ahantu ari wowe rero kandi kuri nko mu Rwanda cyangwa hafi aha ntiwandika aho uri ukagira ngo turabimenya se ntago twabimenya gusa ikindi twanavuga nuko hari abagiye batubwira bati mwarakoze ni mwe mwenyine mudusuhuza ku yandi macanozi ntago mbizi niba ari byo koko niba ari gusuhuza abantu bibafasha tuzatubiha umwanya wabyo kugira ngo rwose abantu tubabe hafi kuba agaciro rwose abantu bumve ko umuntu w'agaciro ntago ari ukuba tutafite ubushake bwo kubasuhuza ahubwo ikibazo umuntu abasigana n'umwanya kuko n'ikiganiro kibaye kirekire biba bitoroshye ariko nabonye umuntu w'Ubugesera uko ngo Daniel Hakuzweyezu ngo hariho n'uw'irubavu ntibuka izina ry'ukunze kuvuga ati ndabakurikiye rwose ntaza n'ukuntu mumbwira amakuru ya Rubavu kandi batuye gahatuye yitwa Hugo Habyarimana ati François Rubavu ntasuhuje bwana abanyamakuru yego kuri channel hagaragara François Habyarimana François urumva rero uyu François Rubavu nawe turamusuhuje rwose ari muri muntu ko Placide Tabara utuga ati mutubwire turi kumva ngo na mweso M23 yifashe turaje tuyaguhe atari ivumbi turayakubwira rwose amakuru yo turayafite reka tugere turatunyuzamo n'undi dusuhuza Twayo David nyuma rero yifatwa rya Mushaki itabanje kuvugwaho rumwe n'abantu benshi habo bamwe bavuga bati barabeshya abandi bati bakimya ariko urumva ko kote zombi amashami ashinzwe communication yirinze Mushaki ari buri ngoma naramubaje ati mutegereze ya communication gatuga ngo ayi mu mapote muri ubone communique ibyo byose murimo kumbaza akaba araguhejeje Guillaume Njike uwo ni colonel uvugira Lieutenant colonel uvugira mu guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ari nayo coordinator y'ibikorwa bya gisirikare biri hariya kuko hari uziko hayoboye mu buryo bwihariye nawe yari yararyumyeho ariko igihe kimwe arareba aravuga ati turagumya guseba abantu barifata amaselfie baragira gute noneho cyane ko uyu hari n'ikibazo ikugumya gucicika kwiwe ni ikibazo gawibuka ko hari abafashe Mushaki umva nturaye icyo gihe yigerezaga kugera muri zira za hariya ni Karuba na ntuzana urana turaduce kana kwitwa za Ngungiyo yego uva za Minova uva na Masisi bivuze ngo nubundi abaturage bari kwivugira nta gashya karimo rero mu byo none Njike yavuze kuko nubundi byari byaravuzwe abivuga ahubwo byarashaje urumva
hari umuntu ari twita nguyeho hano ni tuti isekeje ni umuntu bita Magruari Paruku. Magruari Paruku arazwi agira ibinyamakuru kimwe muri Goma n'ikindi muri nirafite radio ikomeye cyane kuyibona hafi ndaza kubireba nshatse nabira kuri ntuze yiwe Radio Kivu 1 ni radio ikomeye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. None hano harimo abaha ibisobanuro yanditse tweet ivuga ngo moi comme fils du Nord Kivu je demande qu'on négocie avec le Rwanda et les Congolais connus du M23. Notre orgueil dans la faiblesse devant l'ennemi est une faute permanente. En négociant, on peut éloigner le ridicule danger et arriver à diviser le M23. Hano aravuga ngo nk'umvukira ya Kivu y'amajyaruguru ngo ndasaba guverinoma ya Kongo kuganira n'u Rwanda ariko ashyiramo kandi kantu barimo kumurira bashingiyeho ngo ariko ngakanaganira n'abakongomani bo muri M23 bazwi abatazwi ubwo barajya he abatazwi barajya he hasi bahise bamukoma amagambo menshi bata ni ukuvuga ngo wowe ubwo abazwi n'abahunde abandi bantu bose bamwe mu Ventura ugizwe n'imiryango itandukanye ubu tubona kuvuga ngo abarwandofone bashyize ku ruhande bari mu Ventura bati twakumenye wowe uri umuhanga mu bintu byo kuvuga imvugo zitandukanye abantu ndabona n'uyu muntu ukuriye abakongomani mu Rwanda ubita Dr Awaz Raymond n'uwa wundi ukuriye diaspora nyarwanda y'abakongomani nawe ari mu bantu bibajije ibyo ngibyo ati sobanura 30 ya nyuma heruka tweet yawe irasobanura iki abakongomani bazwe n'abatazwi bari mu Ventura nabahe ariko cyo koraje ntashingiye kuri iyo ngingo ngashingira ndabona na Thomas Gamakoro yamusubije. Thomas Gamakoro waboneze ikibazo cy'u Rwanda ugisobanura kuri televiziyo za Kongo ukavuga utarasohoka bamurangiza ariko urebye dushingiye natwe ku 30 ya mbere aho yavuze ati rwose notre orgueil ubwiyemezi bwacu imbere y'umwanzi ubwo bugomba buraduhoza mu bibazo bya tubyara ibisusi. Magruari Paruku rero boss wa Radio Kivu hano aho hose turagusuhuje tugarutse rero kuri Mushaki ariko ibyavuga nibyo kuko leta ruhande rumwe inshuro reba bagiye bihagararaho ikafite amakuru yuko reba bamaze gutanga Kibumba baravuze bati njike kayikene n'injoro naraye ndeba ntuza interview yahaye VOA yayitanze mu Giswahili yavuga ati aba bantu batanze Kibumba ariko bagiye mu bindi bice byinshi bya Masisi urumva already bari bafite amakuru yuko M23 ishaka kujya muri Masisi kafata amakuru y'ubutasi bari bayafite ariko tujuru bagahora bihagazeho. None se ubundi iyo batajya kuhohotera abo batutsi babicira n'inka bakasuzuma bakavuga ati ntacyo twakoze M23 turebe kuko ngiye nyamvuga ngo rwa bamuvugire M23 ni no bayihurwaho ubundi ya general mugabo ajya kwica abantu zabihambwe abazize iki hejo bundi nabonye abantu batwaye yani ibintu koko baboshye umuntu bamushoye abasirikare barahunga aho guhungana imbunda agahungabana abantu yaboshye yatuze intugu ngaho tekereza koko ayo mashusho arahari ntabwo twabasha kuyagaragaza kuko na mashusho ateye ubwoba ikindi nta no muri police yantuze ya YouTube ntabwo ari byo no mu binyamakuru birwana kuri ethique si byiza kandi David nubwo dukora bino biganiro tuba tugomba kubungabunga n'amahame y'umwuga ariko kandi ukaba n'umuntu ese tuziyambara uko turi abanyamakuru dushaka urebye rero video ngira ngo zirahari ku ma réseaux sociaux social media abantu bazibona uburyo ingabo za FARDC zidatinya gushorera abantu zibahambe gutya umuntu aboshye gutya mu muhanda bambaye ubusa hejuru ku ma video amafoto arababona satellite zirabareba abana barahari abagore abagabo bantu bagenda bira bintu n'urukozasoni pe n'urukozasoni ibyo rero ntabwo byabuza ngira ngo babasore kujya kurwanira aho hantu nubwo wenda ngira ngo ntibagera hose icyarimwe ubwo ejo ku munsi w'ejo hashize ngira ngo ni ku isabato nibwo M23 ishami ngira ngo gishinzwe guhuza abantu abasirikare n'abaturage byabaye nakubwiye ngo bya J5 ryakoresheje inama Mushaki turaza gushyira amwe mu video y'aba basirikare bari mu Ventura bakoresha inama abaturage kandi ku munsi w'ejo David ngira imirwa ntiyanahagaze ntabwo yahagaze yari meze nabi sabato yari hari ejo nta sabato mu Ventura agize bavuga bati witwa Colonel Mwamba Ciza arimo babwira ati mva mwebwe tuvugisha ukuri umuntu wari muri Nyatura twebwe ntacyo bitubwiye wayivuyemo byarangiye hatwafasha ariko imbunda zanyu mufite mwabitse mwatsimbye ati dore ati usi umuyobozi wanyu haraho yagiye kuko abayobozi ba Mushaki mfite amakuru yuko abayobozi ba Mushaki n'abayobozi ba Rubaya kuko Rubaya amakuru dufite
ariko bigoye kwemeza nuko bivuga ko M23 yafashe agace kamwe ka Rubaya cyane cyane gaherereyemo amasambu y'umuntu bita ngo Depite Mwangacucu, ni umuntu uzwi cyane ufite n'ibirombe karimo amabuye y'agaciro nicyo kintu kivugwa cyane social media bakongo ku munsi w'ejo bari bataragera muri Rubaya hagati, bashobora kuba babirinda kwinjiramo kugira ngo batinjiramo bagasanga barabitsimbye, kuko Rubaya irimo Mayimayi urabyibuka, umuzungu kwa mutwagana yatubwira irimo na Nyatura, irimo ibintu byinshi cyane, harimo ingabo za Nyatura. Noneho rero ako gace rwose amakuru dufite ku isoko yacu iduha amakuru nuko kari karimo M23 yakagezemo, gusa hakaba amasasu makeya kuko yasanze barirukanse n'abanyatura barirukanse. Colonel Mwambara ati imbunda muzishyire, akunda gukoresha iyi mvugo, uzi ko n'abakibumba yigeze kubaganza akavuga ati ibibazo byanyu mujye mubishyira dore abayobozi noneho babituzanira. N'imbunda rero ntabwo yavuze ngo bazihe M23, yavuze ati muzishyire umuyobozi, we nubwo nukuzihambira nk'inkwi, urumva akagira, ariko yari serious. Bivuze ngo rero ntabwo n'ubundi njika kayiko yari kubona ahantu amenera aho kare ko bushaki itafashwe, kandi M23 yatangiye gukoresha inama abaturage ku manywa y'ihangu yo kubabwira uko bagomba kwitwara. Abakongomani nabo ukuntu nta mikino bafite, urebye uburyo babigaragaza, babivuga, baguhamagara. Uzi ko ejo nahamagaye n'umusirikare muri FARDC David, yakubwiye gukiza nimero zacu babazibona, arahamagara gusa arambwira ati nyamuneka mu tubikira ibanga, ati ambwira nyine akora ku mupaka werekeye Uganda, umusirikare muri FARDC we yabaye no muri CNDP, arahazi ibyo bintu byose. Wawe avuka muri Masisi, muri ahubwo ni muri Rubaya havuka. So arimo ambwira ukuntu n'ubundi mu gisirikare umuntu uvuga ikinyarwanda, waba uri umuhutu, umunyamurenge, umututsi, umuntu wese muri kino gice cyose cya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ubasha bose ngo bafata nk'abanyarwanda, ntago barangura iki n'iki mu gisirikare n'ubundi ngo nta gaciro, ati nta gaciro kaba gahari rwose. Byawe nka byandi wawundi yatubwiye nawe yizwe ati ushobora kuri colonel wa commanding ngabo ntizikwemerere. Noneho nanjye nabajije umuntu uri rubanza sha, wowe kutarimo guhunga n'amajwi yenda yafite, ariko sishaka kuyakoresha, ati kudashaka kudahunga kandi wumva nyine bageze kwa Mwangacucu, bareka ngo nabona ngo banotabure ngo batahunze, ngo na pasteur bakomeye ngo batahunze, ngo bose ngarega ngo bategereje M23 bose. Ntago bo bakeneye guhunga abakongomani, ntacyo babwiye, intambara barayizoea sana, bafite amakuru rega yazabunagana ahantu M23 uyobora, kuko ntabwo haba ari kure abaturage bo mu gihugu bujye baraganira, kuko urumva nk'uyu twavuganaga akomoka Bunagana niho iwabo yagiye kwipagasiriza, akavuga ati se giye nahamagara iwacu muri Bunagana nkumva yuko bari amahoro batuje, nanjye abantu bagira Rubaya nanjye nkirukanka ati nirukanswa n'iki. Bigaragara yuko rero nuko ndetse hari n'uwambwiye mu minsi itambutse ati no kuri Goma bayamubona bacecetse, ati urebye ibibazo biba bihari, ati cyadu umuntu azagakura akavuye Goma tugakora ibyo dukora. Ubundi bose bafite ibibazo, barifuza ko ibintu birangira. David wumvishe nawe umuturage twaganiriye atubwira ati abantu bamaze guhungisha ibintu babijyana mu mujyi wa Goma, aho benshi bifuza bati se ibi bintu turumva buri kanya ngo M23 mu kanya bigeze hano, abandi bati intambara mu kanya bayitwimuye, se yaba byarangiraga tukareka kugumya kumva izi mpuha mu matwi z'intambara, tukamenya ngo turi kujya imbere, intambara yarangiye turahunze, irabaye turahunze, cyangwa se ntibaye, cyangwa se warumvikanye birarangiye. Umwe yarimo ambwira ati ariko n'ikimenyemenye cy'uko abaturage bahantu mu gace ka Eastern Congo bamaze kuba nk'ibinya, ati nuko akenshi na kenshi babona abantu bahunga amapikipiki bava muri site zigiye gufatwa n'iki, ati abenshi bari abantu n'abantu baba baturuka mu bindi bice, dore nguwo Colonel Mwamba, ati baba baraje gupagasa, umuntu akava nk'Igoma agiye muri ibyo birombe gupagasa amabuye ahafite n'abakoze n'iki. Ati rero rwose ugiye gusesengura usanga nk'igice gito cyane ari aba basubiye aho biti wabo hasanzwe, bakavuga bati musigarane wanyu yagibwe bimvukira. Ati natwe rero twahisemo kuhaguma, ati uzaza wese azatuyobore, ati bise bitubwiye kubera ko naho abakongomani bageze uzaza wese azanyobora. Intambara zibahoraho, ndavuga ko zikubana imyaka ireje 20, ugaruka, wafashwe ntiwafashwe, urumva ntekereza ko umuntu agira bata ni hahandi kufa ni kufa. Ati akabambaye nzapfe cyangwa nzakira simbizi. Icyo bakeneye ni umuntu baha amahoro, ni umuntu baha umutekano. Nibyo numvaga Colonel Mwamba babwira M23 avuga ati mwebwe muve mu bintu birimo, mureke ibya politiki, mukore imirimo yanyu isanzwe, ucuruze. Ati kwahe no kuzongera kubona umuntu abakidnapinga cyangwa barenganya,
kandi by'ukuri politike nzima aba basore bose regana baba ari abaho baba bazi ubwo rero sinzi agace rero ka Mweso nako ngo ku munsi w'ejo bari bakageze ku birometero nka 2 ubu ntabwo turabona confirmation ntabwo M23 kivuga hano yafashe ndetse naho hantu wise Karuba bivugwa yuko M23 rwose yari hamwe Mweso David amakuru kugira ngo amakuru nabonye nuko M23 isa nkaho iri gufungira umuriro n'amazi no mu mujyi wa Goma mwese ku buryo bagira na Mweso bujya wari kare kuba Karuba ariyo bavuga ko yafashwe iri hejuru gato ya Sake kandi ngo wamanuka Karuba ugafunga umuhanda wa Minova Karuba iri ngo ni isaha imwe ngo n'amaguru uvuye Mushaki hakaba kandi hari ngo ex principal ya access ya Ngungu bivuze ngo Karuba ushobora kujya Ngungu ukajya Minova ukajya Sake already ubire hejuru barabitubwiye abantu bahasobanukirwa mwamusore kugeza kandi ngo na groupement ya Bufumando yes gufunga Karuba ngo nyine ni gufungira ibyo kurya Goma bituruka Ngungu kandi nibwo wafata Sake bafunga Minova bivuze ngo aha Karuba bivugwa ko hafashwe David abantu bari Goma ntikiza ko umuntu wese uri Goma ari kwibaza ati niki kizajya mbere bivuze kandi yuko nanone abantu baba bari kuri peripherie hari urugamba tuvuge nk'abakicangu bararuhutse bigaragara ko operation zimaze kujya kure yabo nta rusaku rw'imbunda za buri kanya bya bibunda binini bimwe biri Ngoma yatubwiye na Mushaki kaba ari nyamahirwe ni nka ya nkwari tora ku ntuze kubera ko urumva Mushaki nubwo imeze iminsi ifashwe nta cyumweru cyari cyashira kuba ibirindiro by'imirwano bigiye kure yayo abaturage baho bazasa n'abasakiwe bavuga bati twebwe imirwano ntiyamaze igihe kirekire hano kubera yuko batasumbirijwe n'imirwano bamaze kugera kure yayo urebye ngo kugira ngo bageremo ngo urebye nta mirwano myinshi yabereye ahubwo FARDC yikuyemo rero binasobanuye yuko abantu twajyaga tuvuga ko M23 ishobora kubihurumbirira gufata Goma isa nk'irimo kuyobya uburari ikerekeza muri Warikare no gukuramo Masisi hafi yose kuko urumva Masisi nka 70% cyangwa 80% bamaze kuyifata ahubwo harimo numvisha bako ishobora kuba ubwo yose yaramaze gufatwa buriya kereka Mweso nyuma yo gufata nuvuga ngo Mweso nivamo izi za Karuba aha hose tumaze kuvuga baraba basigaye nta Masisi twanayizana kuri map ya Kongo tukareba RDC koko niba baramaze kuyifata ibyo ni ibintu abantu ba mappinga bakareba tukareba kugira ngo tumenye neza koko niba Masisi yarafashwe ariko akagafoto ka Masisi kandi hose kagaruka niko niyo ugiye muri internet ubuse nagaki nzabaza abantu bahazi iyo ni nkano ni nk'aka hotel ni nk'aka hotel ahari kazwi cyane ariko David urebye Masisi nini cyane Masisi nini cyane kandi ni wabo bari abasora benshi wabonye wageze Kicanga cyagiye ati ngeze iwacu we ati mwajyaga muvuga ngo genga hasi iwacu ati barababeshye umwana ugeze iwabo rero ngo abageze iwabo meki turasha tuzuminge turebe iyo Masisi koko bihagaze bite abantu b'i Masisi nabona ngo hitwa Masisi centre nitubona Google Map duha amazina turabireba ese buriya buri kare bayifashe yose ariko se Major Ngoma rwose yagiye duha ibisobanuro ariko ku munyamakuru wabajije General Makenga ati muvuze gufata abantu muvuze gufata ahantu hatuwe n'abantu bangana iki ubona ikintu mu ventura cyo ubunini bw'ahantu ubwinshi bw'abantu urumva igenda gikwepera kure ntibishaka gutanga ayo makuru ariko miliyoni ziri hariya n'ubutaka bamaze gufata ndaje umunsi nzigo bikora ubushakashatsi hamaze kuruta bimwe mu bihugu byo muri aka gace ahantu bamaze gufata ahantu bamaze gufata ngaho ushobora gusanga hari u Rwanda n'u Burundi birashoboka bano bantu bafashe ahantu hanini ndabona banditswe ngo za Mubambiro urumva hari udusantere tuba tuzwi nitwa kenshi bakunze kuvuga nubwo batunze kuvuga nk'iyi Mushaki nkeka ko impamvu ivugwa cyane nuko irimo ibisozi birebire bihanamye kandi ibyo bisozi bisa nkaho hari byagizwe position za battlefield z'urugamba kubera ko ni igisozi kiba ibyo bisozi bifashe ushobora kureba Masisi yose ushobora kureba za Sake David ushobora kureba za Goma so bivuze ngo ni imisozi ushobora guterekaho abafite ibitwaro binini bino bitwaro bimwe biri Ngoma yavuga ati
by'ama bya artillery bya artillery. heavy artillery ukaba warasa aho ushaka hose cyangwa se ugafunga inzira z'amazi uri kuri ibyo bisozi ukavuga ubwato bwese ngo buca aho ngaho urumva turaburasa. Rubaya nayo yarafashwe David urebye nayo Rubaya yarafashwe kubera ko Masisi sous contrôle kuri sinzi aho ndi kwibona abona uyu n'umujyi wa Rubaya n'umujyi nawo usa nkaho uri hasi nawo already wamaze kujya mu maboko ya ntuza ya M23. Urabona rero ko tuvuge nk'ahantu bita Masisi centre kwemeza ko M23 yafashe biragoye ariko urebye kuri no map ubona izi za Kicanga M23 ubona ko ihakontorora urumva ukabona yuko rero nugera Mweso nibwo uzaba urimo manuka werekeza mu gace ka Warikare agace nubwo tubivuga abantu bakavuga ati ko muhuza revolution turimo no gufata ibice agace kakize ku mabuye y'agaciro ku rwego rukomeye cyane urumva none se meki inyeshyamba se zo ziba zambara zikarwanisha amasasu zikuye he ni ikibazo aho ngaho ni ikintu ntashobora gusubiza nyine aha nicyo cyakindi munyarugendo baterega izi ntwaro zaguzwe n'abakongomani ati n'amafaranga ya leta y'igihugu cyacu wahabonye handi hita Karuba urabona Karuba ahantu herere hakuze ko Karuba iri hafi ya Sake koko Karuba iri hafi ya Sake ndabona ahandi hantu ngo hitwa za Kamuhore ubwo ntituzi ngo na ahande Bikaniro aha Kinigi ntabwo Ventura irahagera urumva ahitwa Kaba Kiyangitsi Kihene Ntoto urumva Masisi ni cyane ni Masisi ni cyane ahubwo ndashatse kure abantu bita Mweso ngira hagana hehe ndimo gushakisha kuri no map kugira ngo tumenye ngo Mweso iri hehe gusa icyana tugura twahamagara n'imvukira zaho bakabitubwira abenshi babahaze nejo mu kiganiro urabona ko M23 none se meki buriya M23 bundi yari sanga gahunda ngo zo kuva ngo zakishishe ngo naye hose ibintu nk'ibyo none imaze kuhagenda nk'ibirometero nka magana ngahe papa ubuse uburoro terezitaho wa mugani gusa ko ndi namira bafite none ngo M23 igomba kuva mu bicirimo ihereye Minova igomba kurikura mushaki ariko ntekereza ko M23 ahantu iri kugera ku ngingo za nyayo ko bitababaza bitababaza ntago irakubitabaza leta ngira idasinziriye bajya mu kigero bitababaza niba irifasha ahantu hari amabuye ihambo y'abasirikare bose bari bahafite mushaki bwayo byonyine ishobora kuba yariye leta pe mushaki yariye leta rwose irayirya neza iravuga uti koko nk'ibi bintu murimo kudukana reba Kicanga ukuntu yabariye n'ukuntu cyari bavuze ati mugomba babeshyira Kisegedi ngo yavuze umugomba gora Gicanga ubina bwiza Gicanga ubwayo yari umujyi nawe uvuga ko ufite ubukungu bwawo bwihariye bw'amabuye n'iki reba none ugere mushaki ufatizo za Rubaya bakubwira bati naraye mbibonye ndetse bavuga ko yerekeye rwose ahantu ngo hari amabuye y'agaciro umujyi nyine ngo wihagazeho ku mabuye si byose bivuge ngo na ahantu leta nayo ubwayo yakoraga umusaruro. Urabona ko wa mugani hano agace ka Karuba hari ahitwa Shasha naho kuri uyu muhanda ukaza ahitwa ngo Burenga Karambo ujya Minova iri kure ya Sake atansiyo ukabona akazi karacyari kose ariko sundi bagiye mu biganiro bakaganira abagabo ubundi by'intambara ubu koko abantu bagize igihugu bananiwe kwicara ngo baganire ku kintu cyasoza intambara bari abaturage bari mu kangaratete abari mu mpunzi z'imbere mu gihugu abari mu mpunzi wumvise ko MONUSCO iherutse gusohora icyegeranyo ibona ko icyifuzo ifite cyangwa cya miliyari 2 ngo cyo kwita ku mpunzi bita déplacés internes ngo bari muri Kongo none nahise nibaza se aba déplacés impunzi ziri hanze zo ntabwo ari abakongomani Kongo isanga imaze kwiyambura ikintu cy'impunzi ziri hanze ya Kongo kumva ko naba bose ba MONUSCO bari hariya ntibanavuga bati niburiza miliyari zaba ari zo kwinstara abazataha n'abashobora gutaha buriya MONUSCO genda mvuga ngo igiye mu mishyirano na Kongo na Loni ikabahuza amambe na M23 kare agace M23 imaze gufata n'ubundi abenshi no bakomoka bakagasekiriza kakaba safe guha basiga agace k'umurenge n'abahema bo muri turi bagahera ku step by step bakaba tubanze dukore nka case stade dukemura icyo muri Masisi na Rucuru n'abahavuka abaho hari bose ku isi mutahe none bikaza abantu mapu yo kuzajya gukemura ibibazo ahandi ntabwo ikibazo cyita kirangira meki Kongo rero ibyo ntibikozwa irashaka intambara ndetse ngirimo gutumira na Sadeke ngize muri iyi mirwano ize muri Rwanda ahubwo Kongo mbona ikeneye gukina diplomasi
zirimo kwikoma u Rwanda nicyo yashyize imbere nicyo kintu ifite cyane muri yo kuvuga u Rwanda yananiwe kugira gute yananiwe kuba yakumvikana M23 kuko ibivuga ngo RDF M23 ibirirwa bavuga bahafashe ko M23 bayizi bajyanye masana n'ubundi muri 2010 na kangahe ko M23 hari kuvuga ngo twumvikane none murashaka iki bakareba ko byose bitwaza bitarangira M23 se yagiye ivuga uti FRDC FDL ntabwo uzi umuntu bitugiriyemo inama bambe u Rwanda M23 ariko nayo irabivuga ivuga ko coalition ihita ishyiramo ngo witwa ngo wa PSRS ivuga ko bakomeje kuraswaho na coalition iravuga FRDC FDL PSRS Mai Nyatura haje bana ngo yakutumba na mercenaire na mercenaire ibyo ntabwo bijye biburamo ihita bashyiramo urumva rero Kongo amaboko iri gutakaza n'amafaranga iri gutakaza cyane cyane muri ibyo bintu byo kuzana ba mercenaire izo za Mai na management y'ibyo bintu rega David yuko utekereza management izo nyeshyamba bakunyeshyamba ari nyine umusirikare umwe muri FARDC wambwiye ejo wahamagaye ejo yambwiye ko uriya mugabo generali muri sinigeze akora igisirikare ntabwo vuga ngo yarambwiye ati impamvu uriya mugabo afite ikintu cy'ubunyeshyamba n'ubujura no kwiba no kwica abantu nuko ngo yakuze iti niko yakuze nanjye mvukira hariya yampamagaye yarambwiye ati reka mubwize ukuri umuntu witwa generali Mayanga na generali Mugabo nta basirikare barimo ahubwo twe tukiri abana ngo nabakuru buriya ngo ababyeyi bajyaga batubwira ngo mwihutire mu kujya mu nzu ngo mufunga ngo izamugabo ngo ziraje buriya ngo yamye afite uduco tw'amabandi akiri na mutoya nyine yatangiye kuriya ibaze kugera kuri generali urugamba rutangira nta kazi yari afite yari umushomeri noneho rero urugamba rumaze gutangira ngo bamuha akazi nyine yari generali udafite akazi ubizi ko babaho mu gisirikare wabyigize nk'ibi byanjye bya marishari nyine muri cya gihe cyo gusubiza inyeshyamba muri leta nawe yajyanywemo ariko noneho agera n'iranga se ni generali afite inyenyeri nahoze mubona afite zingahera ubanza ari yeto na generali nabonye afite inyenyeri 3 ni generali ariko ngo utaragira akazi ariko noneho rugamba rutangiye nibwo ngo yabonye akazi atarero uva nk'umuntu wari ubonye akazi yagomba kurebwa bagakabona amafaranga akica abantu se uretse ubujura ntango nta miyaga ashyiramo agomba kubona amafaranga buriya rega umusirikare ajya gushyira ati nta discipline ya gisirikare afite si umusirikare abaho ni iki nta mategeko ya gisirikare yize ati niyo mpamvu nyine yica abantu uko yiboneye kuko buriya kugira ngo umusirikare agire ikinyabupfura ku rugamba biterwa nuko n'amasomo barahawe ku makosa uyu musirikare amubwira ati uyu mugabo ari guhemukira perezida nyine amubwira ati bose babeshya perezida urumva ni nka bya bindi ujya wumva mu Rwanda ati abantu bahemukira perezida rwose nawe yarimo avuga ati abantu bahemukira perezida barakora nabi ati kwica abaturage si cyo kintu cyabazanye nase perezida bayabaha amabwiriza kuki perezida atabakuraho se ibyo nyine urumva tukwamo nkuru kutabakuraho urumva yabakura bajyane hehe bahita babahindukira mu rwanya urumva rero umugabo nuko ngo ameze ikindi nyine ngira ngo ejo wabonye n'amakuru avuga ko ngo arimo yirukanka arimo arahigishwa uruhindu David n'ubundi bashobora kuba ngo baramukanze batisha bati mugabo ibyo bigira byose M23 yagushyiriyeho amatimu yo kuzakufata muzima urumva bakazakubaza rero ibyo wiri gukora wica abaturage abantu wirirwa utwara abagurisha amafaranga agira gute no kuri abaturage ba Kongo bakeneye gutabarwa ahubwo ikibazo nuko isi batera umugongo ugasanga ariyo MONUSCO yigiriye muri Bwindi ugasanga ari East African Regional Force ipiza amagoti aho M23 yihaye itanahifatiye urumva wagira ngo M23 rwose ni nk'umukara ni wabo wo kujya bafata ahantu bavuga ngo tuzajya hivuye ntago bazi kurasa dore ngo uyu mugabo rwose afite inyenyeri ni umugenerali pe ni generali Mugabo ni generali Mugabo ngarazwe hariya ngiyo yagira ngo abantu bakahana amakuru batageze mu gace kanaka ngo bahitaga biruka bagahambira bakakura inka mu misozi bakavuga ati gwo Mugabo yaje kandi agasiga yishe akomerekeje yibye agize gute buriya ashobora kuba n'umukirwa muri kariya karere none se urumva nuko abantu bagira umurumba amafaranga yarafite nyine nabajije umuntu w'irubaya se ko generali Mugabo atashinze ibirindira aho ngaho niki atariko ibyo mwumva ko ngo mugabo murayitiranya ati kongira kize ku buryo ntacyo Mugabo yasahuye irubaya asahura hashaka aturwega agezeho ntago ari kujya gutakaza igihe ngasiga ubuzima bwe hano mu Rubaya Mugabo rero ngo nuriya wundi yitwa Ndiharya Mayanga bombi nyine ngo barimo barahigishwa uruhindu David nandese bavuga ko ari leta ibashinja gutanga hari ahantu ariko ntanashoboka nawe yabisubira ushobora gusanga atari leta ahubwo ushobora gusanga ari M23 kubashakisha ukaba urimo waburira noneho
kuko barakubwira ngo sinzanabisomye ahantu n'ubundi nako kantu ka kamugobeko kajemo ngo ni leta ibahiga baravuga ngo the government of Kinshasa want the head of the General Mugabo and Mayanga after failing their mission of keeping Ventura out of territory of Masisi. Now Tshisekedi and some of his general are divided. Ati aswivure none se iyo Twitter hando kabayikoresha tubakeka bafitiye impuhwe the blood of Tutsi they killed in Kichanga, Rubaya, Bihambwe, Mahanga and Mushaki are hunting them. Amaraso y'abahiga atareka kongera kanahigwa n'amaraso y'abantu bamenye arimo kumwirukansa arimo arabahiga. Urumva rero ibi ariko urumva ntago bibino bipfa kuvuga gutya abantu gabo nyine ni nyuma yo kunanirwa urugamba rwa David rwa Mushaki muri Masisiro hari ahantu hitwa Battalion noneho Kongo aturanye ntabwo kwimusenye ahantu hitwa Battalion rwose mu 21 hafata bazambwira ariko ni kure cyane ariko ahantu hitwa Batayora ngo hahembe bitari mingazi n'iki byose. Reka tuve kuri inkuru twikomereza izindi nkuru. Ubwo General Mugabo niwe bamufashe cyangwa yabuze, ubwo nyine tuzibaza se Mugabo wabuze gute ko twaherukaga ari wowe wigize kara akajya muri kare gace. Ariko rero hari n'ikintu njya mvuga, umuntu agatangira yego nibandi n'iki ariko yarabonye niyo chance yo kujya mu ngabo za leta noneho bigasoza nabi. Buriya Mugabo azaba intuzi hera cya muri za 80 ari muri izi game ariko ni desordre ya government David singiye ku wenda banyumve neza ntago ari desordre ni desordre no subundi umuntu nkuyo afatwa aka ntahabwe refresher ngo hari uburyo kumuha training zimuha discipline yananirana rigakanavaho kuko ariko urumva ko confidence abakorana ariko ibaze kurije ipeti ibaze fata nka General Mugabo umugeranye n'umuntu wakoreye ipeti rye noneho ufata n'uwo yihaye na Chitambwe Chiko ashobora kwa arikoreye kuko bira bikororete ambaye kose narikoreye nta n'umukomando we yarikoreye yakoze amakosa kandi ubona ko Chiko rwo tuvuga wamubonye nka yose ubona ko afite discipline igisirikare no gutuza agaceceka agatega amatwi kuko ku General kugira ngo atega amatwi colonel ariko harimo mu convincing Mugabo ari akajagari Mugabo ni akajagari bamujyanye nka cyumba agenda arasa mu kirere kwa konde so urebye rero batero leta yakisha siramuhiga buri guhiga umutwe we ariko nta wamenya wasanga ari nayo imbeto mugani wawe abantu bakoresha iyo twitando umuntu arabakeka pe ubwo rero nta turi muhize yabiri mu makosa umuntu wica abantu oya M23 turi muhize nta kintu kidasanzwe yabikoze kubera ko n'umusirikare uhiga undi ko barayihiga nawe arimo arahiga M23 nayo iramuhiga barahiga basanga nafite misiyo yo guhiga uwa Makende kare ariko ntiyanamugeraho no kuvuga ngo bona nawe bavuga bati wa Mugabo bita General Makenga we hari n'uvuga ati cyampa ngo mukore mu ntoki cyamukura heza ubu baravuze ngo ndafari narasimbakira intare ya Sarambwe sha ntago wakoraho we aho yavuye abirukanse kugeza nubwo akibari inyuma urumva ntago byo biragoye karabahagije we arabahagije uzi ko leta ya Kongo igezaho none ivuga iti ibya Bunagana barayibagiwe basabaga Bunagana mbere ubu noneho nayibanza batakitekereza basabaga Bunagana barangije basaba ntuze Kicanga ako Kicanga arabariye niba ari Mushaki ariko yahari bageze uzi kumara iminsi 2 ifashwe bakanga kubitangaza Mushaki ni hatari Mushaki ngirarenze ngo nakaji gato nabajije umuntu se pari comparaison yawe Kicanga bihuriye ati Kicanga no mugi ntutazagira ngo ni kimwe na Mushaki atari ku kuri strategy ati Mushaki irarenze ati ni nka rompu yano ijya ahantu hose bivuze ngo niyo misozi yayo nyine nuza Mushaki ni yari strategy kuri militaire no nyine kuri leta wari wese ufashe mu Mushaki ngo bibari ari sawa ku bintu bijyanye n'intambara arategeka tu dufatanye rero n'ubundi dufatanye ino nkuru na Tshisekedi muri CEAC ati u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano ariko se Tshisekedi karimo kubashya ibindi bihugu gufata ibihano we yabanje akabifata ariko rwo kandi nabo barayohawe inkoni yo kuyobora siyasa kuri Omar Bongo Ondimba Ali Bongo Ondimba niwe wayoboraga CEAC n'umuryango rero w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika yo hagati nk'uko dufite umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Iburengerazuba SADC Epiriya uyu muryango wamo n'u Rwanda rubamo
Kongo nayo ikaba ari umunyamuryango. Tshisekedi rero niwe warayihawe umwanya wo kuyobora. Navuze karenteri mujye mureka nibi tubivugeho. Tubivugeho yuko Tshisekedi reka twivugire kuri diplomasi, ariko kubera ko igihugu cy'u Rwanda na Kongo bisa bifitanye amakimbirane umuntu arabitwara ukundi, ntabwo ugiye muri ibyo ngibyo imiryango Tshisekedi yaba ayobora, ndavuga Kongo muri rusange n'uburemere bwayo, nigiye muri diplomasi ariko yaba iri hasi y'u Rwanda ruyoboye. Nese u Rwanda ruyoboye Commonwealth, urumva? Twigire mu mbaraga za diplomasi. U Rwanda rufite ukuboko ntashidikanyaho rwose mu muryango w'Igifaransa. Noneho iyo siyasi y'ugutunga ni ibihugu bingahe? Ese siyasi igizwe n'ibihugu bingahe? Kanze ndebe ni byinshi pe, harimo za Gabon, za Central Africa ngira ngo zibamo nyine. Ariko ibyo byose bikaba ari ibinyamuryango by'Igifaransa. Bikaba bya muri anglophone. Anglophone se iri muri siyasi niye ngira ngo ntanire muri Cameroon. Ni Cameroon n'u Rwanda. U Rwanda na Cameroon. Sintekereza ko ari igihugu cya anglophone kirimo. Ndebera CSC niba igizwe n'ibihugu bingahe, wenda reba aho ngaho turebe. Siège yayiba iri Bloville. Harimo Angola, Burundi, Cameroon, Repubulika Centrafrique, Repubulika du Congo, Repubulika Democratique du Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Rwanda, Chad na Sao Tome et Principe. Aho ngaho niko kunegurira umuntu uze mu ndaro pe. Ukavuga uti wa muzimu wenda kuneguye, kandi nyamara uwo muzimu negura ari we boss w'iyo ndaro, ari naho munegurira. Nahise u Rwanda muri za Centrafrique, urumva? U Rwanda nuko rujyana muri SADC, kandi rwaramaze kugwiza ibirindiro bwa diplomasi mu gace ka SADC, ubona ko nta kintu byavamo rwose. Gusa ikintu kiriho nuko iyo Kongo ikomeje gutera ukuboko hejuru, urumva? Nabyo bisa n'ibivangira igihugu ikindi gihugu, kuko hari igihe umuntu utabyegereje umutima avuga atari ko icyo gihugu Tshisekedi ahora avuga ati nyamara Tshisekedi wasaga afite ihwa mu rukweto, muzamutega amatwi bayateganira hehe no kuganira n'ubundi bakuriye ababahuza, bagahuza u Rwanda na Kongo za Addis Ababa, bagahuza u Rwanda na Kongo i Burundi, gutyo gusa ubwo kiba gisigaye implementation y'ibyo tubona mu makomunike. Iyi siyasi rero Kongo igiye kuyobora ku nshuro ya gatatu, kuko mu mbuto yarayoboye mu 1988. U Rwanda se rwigeze ruyobora? U Rwanda rwayoboye mu 1990. Kongo yongeye kuyobora Joseph Kabila yarayoboye muri 2007. U Rwanda rwasubitse. Ego. Gabon iyoboye ku nshuro nayo ya kabiri. U Rwanda rwo ruyoboye rimwe. So Kongo rero niyo Tshisekedi niwe uhedinze intuza uyu muryango nyine wa siyasi. Aho yanavuze ati nyamuneka mufatire u Rwanda ibihano. None se ko ibihano nabisinye Suez uyoboye umuryango. Urumva rero ko rugiye kukabona. Ko kabona kahese u Rwanda ruhaye iki hari muri za siyasi. So bwabisabye rero mu nama isanzwe ya 22 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zo muri siyasi yabereye i Kinshasa muri RDC kuri wa 25 Gashyantare 2023 mu ijambo rye isoza. Aravuga ati rwose ahantu bita mu Rwanda murahaza. Yibutsa ko u Rwanda rubarizwa muri uyu muryango n'ibirego rwo ruhakana kenshi ukavuga ko ridafite ishingiro. Nyine ubwo yavuga ku kibazo cya M23 ngashingiye kuri ibi Tshisekedi yasabye ko uyu muryango ufatira u Rwanda ibihano birimo kurwima ijambo ryo kuvuga, kurwima uburenganzira bwo gutora, kutarwemerera kwitabira ibikorwa by'umuryango no kurwima uburenganzira bwo gutanga umukandida mu gihe cy'amatora. Kongo nyine ahubwo buriya u Rwanda se shaka ko rutaba rwagiye kumurega nawe, ubwo nyine yarutanze ruzisobanura. Ubundi u Rwanda rwareze Kongo ko yanga kucyura impunzi zivuga ikinyarwanda zikazicyura ku butaka bwazo, nayo Kongo ikajya kwisobanura. Aho sinjya matinda. Iyo Kongo yikoreye iturufu, ngiye ntago mashaka kwatinda, ruzagenda rwisobanurira. Irwigiye inama yo kurega Kongo rwitwaje impunzi. Cyane ko impunzi zo zinahari, rwo ruzaba rufite ibimenyetso. Kongo nta kifite se? Kongo kimenyetso ifite yo? Ifite ibihe? Ubwo nyine u Rwanda ruzavuga uti zandage mujya mugurutsa, mwamuzigurutsa ku butaka bwanyu cyangwa mwamugira ngo twebwe ntago tuzi kugira. U Rwanda rega rwakoze rwahimye Kongo ruyima amagambo. Ariko banza byo bibabaza, none Tshisekedi akavuga ati ntabwo nzavuye makuru uvuga.
kandi u Rwanda rufite amaduka menshi David ariko uzi ko indege za Kongo nyinshi Kongo bino ivuga nk'indege zigwa ku kibuga cy'indege cya Goma nyinshi zinyura mu kirere cy'u Rwanda cyane u Rwanda rufunze ikirere na Kongo ariko na Kongo banzi rufungiye nta ndege zayo zinyura muri ntuzi iyo zigiye ngo za Central Africa cyangwa za kandi Kongo icyo kintu yatangiye kugitekerezaho cyo kubuza Rwanda yango kunyura mu kirere cyayo za Gabo ari hose inundi ibi bihugu reka bituranyemeke tujye tuvugisha ukuri ntawe wakwiye guhimana umwe wese yagukanda akagukanda urumva byantu bajya bakunda kuvangura abango ngo mifunzwe kandi birumvikana Rubavu se ifunzwe ubwo se ibyo ngibyo hari umuturimo ifunzwe Rubavu byaba ikibazo na Rubavu ifunzwe na Goma byaba ikibazo yabisigaye ko zino nyeshyamba uruzi zamaze kuyigota yose uretse kubanza zirashaka imisoro myinshi uko ziravuga ziti mujye muzana amakamyo muze kurangura twebwe ibyo kurya byacu birimo kuba byinshi byazo se zikuye zarahinze zikivanga abaturage bacu zarababyaye iyo zifasha ahantu nyine hahita haba hazo already bikaba byarangiye kuko nose leta yo kivuga ngo abaturage bayatowe leta iratorwa ariko inyeshyamba zizi kwicanga zizi kwicanga noneho M23 nayo isigaye ifite amayeri nk'ay'abakongomani bandi ngikambara neza ngikajya ku rugamba kwibaza se barayibonye bavuga bavuye mu mugi bavuye mu town ngako tazara batabonera buriya baravuga batabakongomani n'abantu b'abasaperi naka dutsape nicyo kiri bubemeze babona ko ahubwo urebye ngabo niba warabonye amashusho yo ku rugamba ya FARDC irimo evacuate itwara abapfuye abakomeretse ko David barakubititse rugamba rwarabishe abantu bari gupfa pe noneho wareba ku basa mukuru inkota mu rwubati pe bwa ntago ari ibintu rero ikiremwa muntu kirimo gupfa FARDC irarusubiza yo ntibaha nta video zabo nabonye bavuga iringara bati ntabwo ari bupfe otokufate ntabwo ari bupfe umusirikare ahoza mugenzi we avuga ati ntabwo ari bupfe wowe bateyana niko nakufa kabisa tondeti uzoku otokufate nambara si ikintu David si ikintu ariko burya ntubabonye ari nuko tutemeye gushyira ari amafoto bitari byiza ntabwo wumva ko nubwo bari batwara abakomeretse hirya havuga ngo dusasu kamwe bari bameze nk'abakurikiye single bullet nirimo ukabona bamwe bameze gutya bari kuri target bari bafite ubwoba ariko kuko bari abantu bari mu bihuru barwanaga ubona buri wese avuga ati nyagasani ara udufashe tuvana uyu munsi aha tuhava mu kwiyamura bwa bagenzi ntabwo buriya rero nubwo tutazi ko hari abarwaniraga ni hehe ngo hari icyemezo kigayitse rwose ingabo za Kongo zahise zifata zirirukanka ngo zirukanse ngo bitwa Nyatura mu gace k'iyo za Rubaya ngo baravuga ati niko ni mugenda ukwanya ariko mudusigire izo mbunda kuko kwiruka kwanya rwose turabona gukabije pe ati nimwirukanke mudusigire izo mbunda ni za Kongo abandi nabo ngo bazayirirwa birukankaga bakavuga bati nimusigaye range mu Rwanda muri abahutu mu Rwanda iwanyu nabo bitana ibintu by'amoko kandi abasirikare barakoraga muri coalition imwe ibya Kongo ntabwo bizoroha gusa u Rwanda wese natanga amahoro ku bakongomani abantu bahinge abikorera imirimo bakora imirimo ucuruze Kongo nayo izagire gukubita impyisi inkoni nayo ijye ku kintu nakwita nk'umutekano umuntu abeho nk'umwaka nibyo nabonaga Colonel Mwamba wa M23 arimo kubabwira ati ahandi rwose ikintu cy'umutekano n'amahoro ntago ari umugani ni uburenganzira bwa buri wese mwebwe muve muri politiki mu biturekere twe muturekere urugamba byo mirimo yanyu isanzwe ibintu murimo ni ibiki ubwo rero nta wamenya ariko igihe kimwe nzabura nimero za Colonel Mwamba nzamuhamagara naho se muhamagaye buriya inyeshyamba zigiye kuntu zikora ama protocole yazo ese majoro ingoma aracyabaho no mu gisirikare ko gisanzwe cya leta ntago bavugisha undi musirikare kubera ko umuvugizi niwe wemewe no muri polisi nta umuvugizi niwe uvuga naho waba uri umuyobozi we biba bigoye uyu muntu warubaya se tuze kumubaza ko haramutse twamubaza tukasa nk'abasoza n'ubundi twabarewe dusorezaho twareba kare ku murongo tukumva yuko niba koko rubaya bimeze gute nta nubwo tumutwara umwanya munini mwaramutse umeze gute ndakumva neza ariko turi mu kiganiro ndakubaza ntumeze gute mwaramutse mute rubaya ariko umuriro uranziranye ninde ugenzura rubaya umuriro uramushiranye nicyo kibazo abari ibibazo hari uziko uno mugabo ari ibintu yambwiye ngo abaturage bari ngo kuntu bagira ngo maradiyo bambe ngo amatelefone yadukoresha
aho gukora ikibazo cya network ngo bakagira na za Motorola birabye mwiza nk'abasirikare ngo biganira ahubwo hagati yabo ibera muri Kongo ni amateka bagira amaradiyo yabo ibyombo bakoresha Meki tuvuye rero muri seyase tubonye ko Tshisekedi yinjije guteza ubwega ariko kandi dufite inama y'umushyikirano u Rwanda ariko bivuga ko rwayitabira inama ariko rukoresheje ikoranabuhanga rwageze Kinshasa ababyihorere Kongo wenda niba yarabyanze itarabyanze tuzabimenya wasanga ubwino n'ubuza tuzabimenya ariko ntuza bise n'ibiruta minisitiri w'ububanyi n'amahanga niwe wari intumwa y'u Rwanda ariko akoresheje ikoranabuhanga allocation ijambo ryo tutarigandukaho cyane se kandi we rero ngira ngo ijambo rye ntiryigeze rigira ubundi n'iryo abantu bakwiye kuba batindaho ntabwo njye nabiteguye neza ariko uko biri kose afite icyo yababwiye tuzabigaruka mu kindi kiganiro kuko twaba dusa nk'ababrandinze Tshisekedi gusa ntituvuge n'icyo u Rwanda rwisobanuye niba koko byari ngombwa ko rwisobanura ahubwo neza ko Tshisekedi ijambo yavuzemo ko u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano nirisoza yarasozaga urumva rero u Rwanda nta buryo rufite bwo kujya gute kwisobanura ariko nk'igihugu cy'umunyamuryango buriya gifite uko kizabigenza ariko buri u Rwanda rushobora kuzabivuga hari uzabyumva ejo mu mushyikirano cyangwa ukabyumva n'ahandi ibintu bijyanye na diplomasi bivugirwa ahantu hatandukanye umushyikirano rero urarimbanije ku munsi w'ejo nibwo abantu bazaba bahurira muri Kigali Convention Center cyangwa bazahura muri Kigali Convention Center bagira inama y'umushyikirano bari bakumbuye ku mushyikirano kandi ukaba ari uteganywa mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ngira ngo ni ingingo y'140 ngo mu gace ka 5 ku itegeko nshinga uko nahoze mbisoma aho iyo nama y'umushyikirano iyoborwa nk'uko itegeko nshinga biteganya n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ikaba yiga ku bibazo bitandukanye biri mu gihugu ariko ikibanda ku bifitanye isano n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyagihugu abantu rero tukavuga yuko mu myaka ikabaka 3 yarishize iyo nama idaterana banyotewe no kuzahura na Perezida wa Repubulika bakamubwira ibyo bagezeho muri iyo myaka iri bari ku mutima aho iyo nama hashyirwaho n'amasite mu gihugu atandukanye abaturage bose bo mu gihugu mu bice bitandukanye bagatanga ibitekerezo kandi bakayikurikirana bazi neza yuko no kuri Twitter ku mbuga nkoranyambaga hatangirwa ibitekerezo nahoze mbona inama y'umushyikirano kuri Twitter hando yayo batangiye gutanga platform yo gutanga ibitekerezo abantu batangiye rwose bavuze ko ibitekerezo se buriya ibitekerezo byo kuri Twitter abantu bazabitanga mu buryo bushoboka tekereza niba abanyarwanda bari muri miliyoni 10 abafite ubushobozi bwo kwatanga wenda ibyo bitekerezo akaba ari muri miliyoni zirenga 5 n'urugero ntanze ubwo ibyo bitekerezo byose bazabisoma nta biragoye cyane ariko amatimu ashinzwe ibyo ngibyo agenda atoranya kugira ngo bakakugira ni ugutoranya nyine nta kundi byagenda biba ari byinshi cyane abantu rero bakaba bari banyotewe n'iyo nama gusa hari umuntu uherutse kumbaza ikibazo umunyamakuru nabera nawe ikibazo mburaho n'igisubizo arambaza ngo ni iki kimwe ubona iyi nama tuvuga kimwe ubona izibandira muri problematike zihanze igihugu muri no minsi ariko akambwira kantega umutego ngo nirengagije ibisanzwe mvumbure kimwe ndavuga ntacyo ni ibisanzwe wenda hazagaruka ibisanzwe bishakirwa umuti mu buryo bwo kubinonosora ntabwo ndimo kubona problem zihari ibibazo ubona bihari ni byinshi fata urugero ku kizazo kizamuka ry'ibiciro ku masoko inzara abantu barataka inzara ni ikintu abantu bose bavuga icyo ni ikintu umuntu yavuga noneho tujye no ku kibazo cy'umwuka muri hagati y'u Rwanda na Kongo ikintu ikizabura David kuko kiri mu mutekano kiri mu bubanyi n'amahanga ni ikibazo gifashe ku muzombi urakoze cyane ikintu ushobora kuzakibura wowe nibura ako kantu gashyizemo njye nayo negereje umutima iby'imbere mu gihugu ariko kuba uvuze ko ari ikibazo ishu y'umutekano itabura kugaruka icyo ni ikintu rwose none n'u Rwanda ruvuga ko Kongo ifasha FDLR bivuze ngo nta kindi FDLR igamije no kubuza u Rwanda umutekano icyo ni cyazabura kugaruka reka tuzarebe icyo gihugu kizakivuga ariko giye icyo natsimbarayeho muri icyo kibazo umuntu yambazaga nuko bigoye kwerekana ikibazo cyihariye u Rwanda gusa kitari cyuvuze kuko ibiciro ku isoko ni ku isi yose ahandi hantu barashese turareba ibyacu ntabwo turi bya rusange impamvu ari bya rusange nuko n'isoko n'impamvu itera ibyo byose niba ari peteroli yahenze niba ari ingano zabuze kubera Ukraine n'iki ntako bikoraho ndetse u Rwanda rujya muri Ukraine guhagarika intambara ariko se Ukraine ihingira u Rwanda vuga utabwo hafatwa ingamba mu by'ubuhinzi zo kuvuga ngo ku kigihugu urumva minisitiri w'ubuhinzi azasobanura impamvu u Rwanda rupanda kuntuza ku ngano za Ukraine no kabisa urumva rero ni byinshi wavuga David ugiye ku nama y'umushyikirano byakaganirwaho ni byinshi hari ibyo abanyamakuru twe tubona hari n'ibyo abayobozi ubwabo babona kurusha abaturage n'abanyamakuru
Ikindi kuko hari ibyo abanyamakuru babona. Abayobozi bari mu bisubizo. Hari n'ibyo dushobora kuvuga gutya ati bari abantu bafite amarangamutima. Abayobozi ari ukuntu babibona atari ko bari bavuga ibiki. Bakabifata nk'ibintu byo gucuranga gusa ngo kuvuga gutyo. Ariko nyamara bamugana iti hataka nyirabukozwe mu hano ndabona hari n'inkuru ndimo gusoma hano ivuga ngo miliyari 41 zimaze kugera mu kigega cya Ejo Heza. Ako kantu ko kabaye akankoraho politike ya Ejo Heza ntabwo nyikurikirana hafi cyane, ariko bamwe bavuga ko nta gihugu na kimwe ku isi kigeze gitera imbere kidafite politike nk'izi ngizi zo kwizigamira ku buryo meke ugera mu myaka 50 ufite icyizere cyo gusaza neza kuko wizigamiwe ku myaka 17 n'itanu n'iki byose kuzamuka. Izo zose ni ingamba ntekereza ko umushyirano uzarebaho, ariko umushyirano nta nubwo uzabura kutacinga ku bibazo biri mu muryango, kuko urebye amadivorce ariho, ukareba impfu z'abantu bicana abashakanye, ukareba abantu bajugunya abana, ukareba abana bari ku mihanda, urareba ugasanga ntabwo byoroshye. Ikindi umuntu yanavugaho ku bintu bijyanye na mituweli, kuba mituweli imyaka imaze yose meke na n'ubu ngubu umuntu adashobora kugura umuti muri farumasi prive, rwose icyo kintu bazakireba. Mbivugiye kuri izi kamera bareba ukuntu nibura nubwo buri ntara ntabwo ari ikintu gitoya, nibura intara da yagera farumasi imwe ikorana na mituweli. kuko kumbwira ngo umuturage arivuje gusa yisuzumishije batijya kugura imiti hanze. Hari umuturage utafite David, utanayafite, hari basuzuma agahita agera gute akajya kuryama. Kandi mituweli ihagarariwe na RSSB na Rama, icyo mbaye mivuze gutyo ihagarariwe na RSSB. Noneho urumva RSSB ni umubyeyi ufite abana babiri, afite umwana wita mituweli, akajya undi mwana uwo abantu bari bamenyere nka Rama. Umwe aravuzwa ku buryo bworoshye, undi ntavuzwe ku buryo bworoshye. Kandi urabona ko igihugu cyitaye ku kintu cy'umuryango. Ni gute twebwe dukontribuwa gutya, leta ishyiramo n'amafaranga muri mituweli, urumva abandi bakaba bagura umuti kuri farumasi imwegereye, ngiye nkahaca mvuga reka nitahire bijye kugenda ukundi birananiye. So icyo bazakirebeho mbere yuko u Rwanda rujyana ibibazo na Kongo cyangwa na Covid, buriya uko abantu benshi bari baranze kujya kwivuriza kuri mituweli, bajyaga kwivuza muri Kongo nk'abantu bo mu gice cya Rubavu, bavuga bati turivuza n'ubundi tubona imiti. Atari ko yana ngenda dogiteri ahita ayimpera muri consultation nyanyayo. So urumva rero ni ikibazo David cya mituweli kizarebwa imyaka ishize ni myinshi. Noneho ari ikindi nifuje dusoza ikiganiro nuko abantu babirebye bakabishyira mu mboni z'ababisesengura bagasanga nibyo. Njye nifuje ko inama y'umushyirano yagira nka framework, uburyo ishyirwa mu bikorwa, ikagira nka National Executive Committee y'inama y'umushyirano, ku buryo izajya yevariwa iby'inama y'umushyirano washize watambutse wagezeho, ikazana iyo ripoti mu nama y'umushyirano wundi ukurikiyeho, bareba bavuga bati kabisa. None ibyo binakanajyana no kuvuga ngo tuvuge inama y'umushyirano ibaye mu kwa kabiri, turi mu kwa kabiri, hakaba hashize nk'amezi 2 n'ubundi abantu baganira ku bintu byazajya muri ya nama, mu miganda, mu masibo nayo hose bikazamuka ikibazo kikagera mu nama y'umushyirano cyarayunguruwe. Kuko hari igihe bavuga bati network z'abatelefone ziteje ikibazo muri district runaka, ugasanga ni district 3 muri district 27, izindi 25 nta kibazo bafite, ikazaba national issue kandi kikazagaruka icyo kibazo. Ariko niba hakorwa evaluation, inama y'umushyirano yagiye kuba buri wese akikubita agashya kuko atari nka MTN turi hehe ko batuvuze ubushize, Airtel turi ko batuvuze ubushize, internet bundles n'iki byose, wenda niba ari ikibazo cy'ibyo kujya by'inka, amafumbire n'iki byose, ugasanga hamwe ntabwo bagifite ahandi baragifite, ku buryo inama y'umushyirano yajya kugira ikibazo rutura ku rwego rw'igihugu cyanyuze muri ya evaluation yaturutse hasi kazamuka kazagera ku gihugu hejuru, bavuga bati iki ni ikibazo either kiri ku national level cyangwa ni ikibazo cyo mu gace kangaka kigakemurirwa muri kariya gace, apana kuvuga ngo network kandi ukayigira global country wide kandi iri muri province 2 cyangwa 3. Nicyo gihe nifuza. So David, reka rero dusoze ikiganiro cyacu, ariko hano n'ubundi amakuru tuvuga Rubaya ngo rwose iri hafi kujya cyangwa se ishobora kuri mu maboko ya M23, hafi kujya cyangwa se kujya. Uyu munyamakuru Christophe Rigod yarabaze iminsi atanandika, ariko yanditse avuga ngo après la prise de Mushaki ngo n'inyeshyamba za M23 ngo les affrontements sont signalés ce samedi, ubwo ni kuwa gatandatu ahitwa Matanda mu cyerekezo cyo kujya ku site ya mine ya Rubaya. Ngo Reveru do Mushaki Uveri Sake do Kingi
ni ukuvuga ngo Mushaki yavugaga ko ari nk'igifunguzo gifungurira umuntu wese washaka kujya muri Sake na Kingi, niho yavuze kandi ahangaha nyine ni uvuga ngo afite n'ikarita yigaragaza ahangaha ni naho handi nyine itubona kugera Sake already bari hano Mushaki ubundi bari ready Sake no kumanuka Iminova nuko atahashyize Kingira Magana ruguru Mushaki ntago byoroshye. Ubwo rero nazo update zihari, ejo tuzanavugisha abo ku mpande zombi, niba bazatwitaba bose tuzabavugisha tubabwire uko ibintu bimeze mu buryo buri update. Wasoza ikiganiro Meke. So reka dushimira abakurikiye ikiganiro cyacu, twabwira ngo mukomeze kugira byiza, mukore subscribe, mukore comment, mukore like. David n'abandi baduha ibitekerezo, abifuza gutanga ibitekerezo, nimero zacu zazitambuka hasi, muduhamagare turahari nta kibazo, tubavugisha. Ikindi kiganiro rero ni ku munsi w'ejo, aho muzagira ikiganiro hirya no hino ndetse hakazamo na Ruvugiro. Mukomeze kugira byiza, muri kumwe nanjye Meke Kayiranga ndetse na David Eugene Marshal. Asante sana.